Iyi nkuru tugiye kumva niyo mugabo bitaga Idris. Idris yari umugabo wari umunyamujinya wavugaga nabi, utaragiraga kwihangana muri we, utaragiraga imbabazi ndetse yewe anagira kwiyemera muri we. Igihe kimwe uyu mugabo bitaga Idris yari ari kugenda mu isoko, umukene aramukandagira. Ese byaje kugendekera gute uyu mukene, umuntu wagiraga umujinya nk'uko maze kubikubwira? Umukene aramukandagiye, uratekereza uyu mukene ari iki cyamubayeho? Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe, kumvira hamwe muri iyi nkuru. Ndagira ngo ubane nanjye rero kuva kutangira kw'iyi video tugere ku musozo wayo kugira ngo tuze kungukiramo byinshi. Jya ukugezaho iyi nkuru ndi niyo Daniel, muhaye ikaze twumvane neza iyi nkuru. Ariko mbere yuko dukomeza, nagusaba niba uri umusangwa cyangwa se uri mushyashya utarakora subscribe, ko wareba handitse subscribe ukahakanda, ugakanda no kunzogera kugira ngo tujye tubana, kugira ngo ube update kuri no YouTube channel yacu, ujye ubona zino nkuru bikoroheye bitagiye kunyura mu nzira nyinshi. Ni byiza ko wakanda kukazogera ubundi ukagafungura kugira ngo tujye tubana neza 5 kuri 5. Tudatinze reka twitangirire inkuru yacu, nk'ibisanzwe turi buze kugaruka nyuma n'isomo. Igihe kimwe hariho umugabo bitaga Idris. Idris ntiyagiraga kwihangana muri we, yagiraga kwiyemera ndetse yewe akanavuga nabi ndetse nta n'imbabazi yagiraga. Idris yari afite umuturanyi we bamwitaga Musa. Musa yari umukire ariko we yicishaga bugufi, ntiyari ameze nka Idris. Idris yari agiye kumutira ipantaro, agiye gutira uwo muturanyi we bitaga Musa ipantaro yo kwambara ngo yitemberere ajya ahantu. Murabizi ibyo bintu bibaho cyane, kugenda ukaba watira umuntu nk'agapantaro wowe udasanzwe ufite, ubundi ukagatsapa, ubundi ukigira gutembera. Ni muri ubwo buryo rero Idris yaragiye atira Musa ipantaro, ubundi ajya mu mujyi agiye kwitemberera. Ari kunyura ahantu mu isoko kubw'ibyago, umukene wari wikoreye ibintu biremereye cyane rwose, ndetse yewe uwo mukene wabonaga yuko asa nk'ashaje cyane, asa nk'aho nta ntege agira. Kubw'impanuka akandagira Idris. Amaze gukandagira Idris n'umujinya mwinshi ndetse n'uburakari bwinshi nk'ibyari bimusanzweho rwose, abaturage babonye Idris bamaze kumukandagira, abaturage bose bagira ubwoba, kubera ko abaturage bose bari bamuzi, bari bazi ko ari umugabo mubi, umugabo uvuga nabi, umugabo utagira impuhwe muri we, ndetse umugabo ushobora no kukwangiza bibi bikabije kubera akantu gato waba umukoreye. Abaturage bose bari aho bahise bavuga bati, Mana uratabara uno musaza, kubera ko Idris ashobora kumuhemukira bikabije. Idris adatekereje kabiri yahise akubita umusaza urushyi, aramukubita cyane ndetse yewe anamubwira amagambo atari meza, atari ku bundi wagasaza we, ubundi ugenda utareba, ubu ni wandibaga, ariko ubundi ubwo uranzi uzi icyo ndicyo. Ariko anakubita umusaza cyane, umusaza ataka cyane ati, mbabarira nyakubahwa, mbabarira rwose, ibi byose bibaye kubw'impanuka, sinabishakaga, nanjye birantunguye rwose, sinabishakaga, mbabarira. Idris ntiyigeze yumva ibyo umusaza arimo aravuga, ahubwo yarakomeje arakubita, umusaza arakomeza arataka. Bidatinze aho hafi hanyura wa mugabo wundi w'umukire wandi bitaga Musa, wabonaga rwose ko yari akiri umusore, we yagiraga imbabazi ndetse anagira umutima mwiza. Anyuze aho hafi yumva umusaza urimo urataka ndetse anasaba imbabazi cyane, ndetse yewe wumva ko yababajwe. Musa nta kindi cyabaye, yahise yegera aho hafi asanga ari Idris, inshuti ye yari irimo irakubita uwo musaza. Arangije abwira Idris, uwo yari Musa, ati, ese Idris urabona ari ngombwa kukubita uwo mugabo koko? Urabona ari ngombwa ko ukubita uwo mugabo ugeze mu zabukuru? Ntabwo ushobora kumva ibyo ari kukubwira, kumuhe n'imbabazi nibura? Ibintu akoze nawe biramutunguye, niba agukandagiye kubw'impanuka ntiyabishakaga, ese ntiwamuha imbabazi koko? Idris ati, ntibishoboka, njye sinamuha imbabazi, ibi akoze agomba kubyishyurira, sinitaye ngo ntiyabishakaga, ngo byari bigenze bite, iba agomba kubyishyurira, nta mbabazi namuha. Idris yari yakaniye rwose, yumvaga yuko atagomba guha uwo musaza imbabazi. Musa arangije areba Idris, arangije aramubaza ati, ese Idris urabona ibi biri buze kurangira bite?
Idris arangije arasubiza ati njyewe rero kugira ngo ibi bintu birangire uyu musaza ndamusaba ame amadolari 100 kugira ngo mureke agende kubera ko arankandagiye cyane aranambabaje cyane rwose kugira ngo agende arabanza ame ayo madolari 100 ubundi mureke yigendere. Abaturage bari aho bati yo ubusara yakura he koko umusaza rwose yari umukene ku buryo ayo mafaranga bari bamaze kumuca yari menshi cyane rwose ntiyari buyabone. Abaturage bari aho nabo batangira gusabira uwo musaza imbabazi bati rwose mubabarire nawe ntiyabishakaga rwose agukandagiye ku bw'impanuka wamubabarira rwose akagenda. Idris we yari yakaniye yarababwiye ati sinshobora kumubabarira, sinshobora kubabarira umuntu nk'uyu, namubabarira ne agomba kwishyura ayo madolari 100 ubundi akabona kugenda. Musa ibyose yari arimo arabyumva yari yiturije. Musa arangije aravuga ati nta kibazo ayo madolari 100 reka nyaguhe, ariko nyuma yo kuyaguha iyo pantaro wambaye nkeneye kuri buhite uyikuramo aka kanya ubundi ukayima. Arangije Musa ahita amuha ayo madolari 100 nta kindi kintu arengejeho. Ubyibuke ipantaro Idris yari yambaye yari iya Musa, yari yayimutiye kugira ngo atembere. Birumvikana rero Musa niba amubwiye ati Idris ugomba kumpa ipantaro yanjye, Idris yagombaga kuyimuha. Idris yahise atekereza ati so ndakuramo ipantaro mu isoko ubu ngubu nabigenza ne arangije ababwira Musa ati Musa ihangane rwose iyi pantaro umbabarire, iyi pantaro nze kuyiguha ningera mu rugo nibwo ndi buyikuremo nkahita nyikuzanira. Musa arangije ati ukeneye ko noneho nkwihanganira ese wowe kutihanganiye uyu musaza igihe yagukandagiraga wowe ukaba ukeneye kwihanganirwa, nanjye sinkwihanganira nta ntambwe n'imwe uri butere utamaye ipantaro yanjye. Iyo pantaro ni iyanjye ndagira ngo uyikuremo uyimpereze. Idris arangije aravuga ati hangane rwose ihangane iyi pantaro ngere mu rugo nyikuremo ubundi nyiguhe ntacyo bitwaye. Musa ati nturi burengaha shaka ipantaro yanjye. Idris ati si basi mbabarira reka nkuhaye amadolari 100 ubundi ipantaro nyijyane nayikuriyemo hano mu isoko kubera ko sinayikuriramo hano mu isoko rwose. Idris yumvaga yuko agomba gutanga ayo madolari 100 yari ahawe ubundi ipantaro akayigumana agataha akarinda agera mu rugo. Musa arangije aramubwira ati oya ibyo ntibishoboka, nibura ngaho ma amadolari 200 kugira ngo nkureke ipantaro yijyane. Idris ati ayo mafaranga kari menshi rwose ndi bugere no mu rugo nkayikuzanira koko. Musa ati ayo mafaranga ntago ari menshi, iyo pantaro ni iyanjye, urampa amafaranga cyangwa uyikuremo nonaha ubundi uyime. Idris nta kundi yari kubigenza, ntiyari gukuramo ipantaro hagati mu isoko, yagombaga kwemera ubundi agatanga amafaranga kugira ngo agende yambaye ipantaro. Yahise atanga amadolari 200 kubera kutihangana kwe na Musa yanze kumwihanganira, ahita atanga amadolari 200 arenzaho 100 kuyo bari bamaze kumuha kubera ko akandagiwe. Musa nawe ahita arenzaho 100, ubwo 200 yose Musa bahise bayamuha kubera ipantaro ye. Ubyibuke iyo pantaro yari kugera mu rugo n'ubundi akayisubizwa ni nk'aho atarayigurishije. Musa nta kindi yakoze, yahise afata amadolari 100 yari amaze guha Idris arangije ayabika mu mufuka we, arangije afata na ya madolari 100 yandi arenga kuri ayi 100 kubera ko bari bamaze kumuha 200, arangije ayaha wa mukene yarishimye cyane. Wa musaza w'umukene arishima cyane rwose kubera ko yumvaga akorewe ibintu kandi ibintu byiza cyane. Abaturage bose barishimye kubera ko ibintu byari birangiye neza. Idris wari umunyamujinya ndetse utaragiraga no kwihangana muri we yaratashye, ariko ataha yumva rwose afite ikimwaro ndetse afite n'isoni nyinshi cyane. Nawe yumvaga agomba kwisubiraho ndetse akareka no kugira umujinya mwinshi ndetse akagira no kwihangana muri we. Nawe ubwe yatahanye isomo mu mutima we. Aka gakuru ni keza, natwe dushobora gukuramo isomo dushobora gukura muri iyi nkuru. Burya nutihanganira abandi kandi nawe hari igihe bizagera ugakenera kwihanganirwa, birashoboka yuko nawe uzabura kwihanganirwa. Mureke twihangane ku bw'abandi, tugire imbabazi kugira ngo natwe tuzazigirirwe. Rimwe na rimwe hari igihe duhura n'ibintu bikatunanira cyangwa se
bikatugora kubyihanganira bitewe n'uko turabikorewe, ariko natwe hari ibyo tuzakora dukenere ko abantu batwihanganira. Rero mu gihe tutabashije kwihanganira abandi, natwe ntituzitege kwihanganirwa iteka. Iyo utihanganiye abandi, nawe birashoboka yuko kwihanganirwa bizagorana. Ugomba kwihanganira abandi rero, ukagira imbabazi muri wowe, kandi ukirinda kuvuga nabi, ukirinda umujinya w'ako kanya, ukabanza ugatuza kuri buri mwanzuro wose ugiye gufata ku kintu runaka. Banza utuze, utekereze kabiri mbere yo gukora ikintu runaka, kandi nanone ugire neza, wigendere. Ibyo bintu njya nkunda kubivuga cyane, kubera ko ubuzima buzakwitura byanga bikunda. Niba ukora ibyiza, buzakwitura ibyiza, ariko niba ukora ibibi, ubuzima buzakwitura ibibi. Nta gihe ubuzima buzakwitura ibyiza mu gihe wowe ukora ibibi gusa, ibyo ntibishoboka. Rero mureke duharanire gukora ibyiza, tugire imitima myiza, tugire imitima yumva, imitima yumvikana n'abandi, kandi imitima irimo kwihangana ndetse no kugira umutima uvuga neza ndetse unacisha mu make, kugira ngo tubeho neza muri ubu buzima. Kugira ngo twitege ibyiza imbere yacu, nuko tuba twabanje kubikorera abandi kugira ngo natwe tuzabikorerwe. Rero mureke twirinde kugira imitima mibi, tugire imitima myiza, imitima yicisha bugufi, kandi imitima yumva ikibazo cy'umuntu. Burya hari igihe akenshi umuntu akubwira ikintu, ariko wowe ntumwumve kubera ko wowe ufite ibindi urimo uratekereza. Ariko burya niba umuntu ari kukubwira ikintu, fata akanya umwumve, wumve n'impamvu arimo aragikubwira, kubera ko iteka ntabwo arimo arakivugira ubusa, hari impamvu itumye akivuga. Giha agaciro rero, ugihe umwanya, ubanze ucyumve, unagitekereze, ubundi ukore igikwiye. Ufate umwanzuro wabanje gutekereza kabiri ku kintu cyose ugiye gukora. Iyi nkuru rwose ni nziza cyane, reka nizere neza ko yakunejeje, cyangwa se wenda hari icyo wayigiyemo. Njyewe ndi Niyo Daniel wakugezagaho iyi nkuru. Musaba niba utarakora subscribe, uri umusangwa cyangwa uri mushyashya, kureba handitse subscribe, ugakanda no kunsogera, kugira ngo tujye tubana, kugira ngo ube update kuri YouTube channel yacu Niyo Daniel Official. Rero munyemerere mbasezere, video nakagaruka, tusubire ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa 7 nk'ibisanzwe, nibwo inkuru ibageraho. Murakoze cyane rero, ndabakunda cyane, mukomeze mugire umunsi mwiza.